Hello friends and family, Eshadai's family forever and ever, amen. Twizere ko mumeze neza, tumeze neza, Imana bagire neza, bakomeze nyine abatameze neza, Imana nyine ishaka ukuntu ibigenza, sibyo? yitamurure gusa ntibihebe ngo bagire imitima ihebye, kuko umutima wihebye cyangwa se umutima wuzuye amaganya ujugunya Imana. Ahubwo musenge, mutegereze, mwizeye, Imana nayo iraje kubarengera. Imana irahari. Meze neza se? Njyewe meze neza, ndashima Imana. Ndetse kutambaza meze kuyisubimbaza ahubwo ntarakubaza. uzaba ufite gahunda yo kubimbaza? Ntabyo wari ufite. Umeze neza? Meze neza. Twebwe tumeze neza, nta kibazo. Ubuzima ni buzima. Dufite ubuzima buzima, turahumeka, turakomeye, nta burwayi, dufite ibintu byinshi byo gushima Imana. Iyo ubonye ubyutse ukabona umunsi urashize n'undi urashize uri muzima, nta burwayi, nta ki, tujye dushima Imana pe. Imana ni iya mbere, ni iya mbere mu buzima bwacu. Kugira abantu babona nta bintu bafite byo gushima Imana. Wabibura ute se? Ukabona umuntu nk'urugero wenda afite ibibazo byo kubura akazi, wenda yabwiriwe yaburaye, menya ko hari n'uburara agapfa akaba adafite, ariko wowe urahumeka nturwaye, sibyo? Ubuzima bwose waba urimo nta muntu urwaje, umwana wawe ni muzima. Tujye dushima Imana mu gato n'akanini. Uko waba umeze kose, waba ufite umwambaro umwe, waba wariye saa sita gusa, buriya turebye ibintu Imana ikora, turebye ibintu bitagaragara Imana ikora, ni byinshi cyane, nibyo byinshi kuruta. Umuremyi wacu arahari kandi arakora. Ni wo gushimwa ibihe byose. Yego. Mu byiza n'ibibi tuba tugomba gushima Imana. Twaba turi mu bibi tukizera ko Imana ihari ku bwacu kandi yiteguye kuturengera. Waba ukunzwe ugashima Imana, waba wanzwe ugashima Imana, waba usurwa ugashima Imana, waba udasurwa ugashima Imana, wariye ugashima Imana, utariye ugashima Imana, uri wenyine ugashima Imana, uri kumwe n'abantu ugashima Imana, wabuze amafaranga ugashima Imana, wayabonye ugashima Imana. Kuko turi mu bihe bya nyuma, hari ahantu muri Bibiliya nuko ntari kwibuka ahantu biri, hari ahantu nyine havuga ko mu bihe bya nyuma nyine harya havuga gute be? Mu bihe bya nyuma nyine ngo nta rukundo ruzaba rukiriho, urukundo ruzakonja. ahanditse ngo urukundo ruzakonja. Urukundo rwa benshi ruzakonja. Urumva harimo benshi ariko si bose. Ntabwo ari bose. Ahubwo ku mugani kuri benshi ntaho bitandukaniye na bose. Kuri icyo kintu uvuze, abantu bajya bagira abantu benshi nta hantu bitandukaniye na bose. Urukundo rurahari, urukundo rurahari. Uraje umburanye. Ahubwo uraje umburanye. Bereka nyine urukundo reka mbyemere gukerena ko ritakaye. Reka nsubirizeho do. Helena arataka ariko akantu karyo niba raka. Reka mbabwire, sibyo? Urukundo reka nemere ko ruhari be, sibyo? Ariko ruhari he? Ruhari ryari? Ruhari cyagihe umuntu ugukunze hari icyo agushakaho cyangwa hari icyo agukunze. Be njye ntabwo mbyemera. Reka urukundo rudafite icyo rushingiyeho barwita unconditional love, sibyo? Ariko urukundo rudafite icyo rushingiyeho kino gihe biragoye kurubona. Rurahari. Biragoye kurubona be, ntabwo bishoboka. Umva Bibiliya, tugaruke kuri Bibiliya, yaravuze ngo urukundo rwa benshi. Oya be, none se benshi nyine benshi ntaho bitandukanye, ati kubera iki? Nyine reka nkwereke, sibyo? Be muri iki gihe turimo, kera urukundo rwabagaho, urukundo nyine urukundo rw'urundi rukomeye ruzima, nyine reka mubwire nyine reka mbanze ngusobanurire zawe zerekana ko urukundo rudahari. Nyine kubera ko Imana nyine bivuga n'ubundi ko hari igihe kizagera urukundo rwa benshi rugakonja, ariko mbere hari ibintu ubona ukabona hari urukundo ruhari, ukabona umuntu mu bibi no mu byiza hose za nshuti ziwe nyine zirahari. Hari abantu niyo yaba atari inshuti ze pe, ugasanga umuntu ntiyakwanga ntiyakuvaho kubera ngo wahuye n'ibibazo, ugasanga umuntu
yari akize, yari atunze, yari afite inshuti, hari inshuti yari afite kuko yari afite buri kimwe, sibyo? Ariko hari igihe cyageze uwo muntu ibyo bintu byose bikamuvaho, ariko ugasanga za nshuti ntizamuvuyeho, ahubwo ziri kumufasha. niba uwo muntu yarakennye akagenda ava nyine kuri buri kintu kimwe cyose yari afite, kuko Imana irazamura, Imana ikanamanura. Uri hejuru ntagatekereze ko atazagera hasi. Ugasanga wa muntu wari uri hejuru, wari ukomeye, yari afite abantu, yari ameze neza, nyine yari ameze neza, afite buri kimwe, afite inzu, afite amamodoka, afite buri kimwe, n'amafaranga n'akazi, buri kimwe. Igihe kikagera ibyo bintu bikamuvaho, ugasanga za nshuti yari afite cyagiye nizo zirimo ziramufasha, ugasanga za nshuti nizo zirimo zirasangira nawe. Nk'urugero, niba yaravuye mu kazi, abana inzara iri kubica, za nshuti nizo zirimo zirishyurira, ziramufasha kugira ngo abana bige. Ugasanga za nshuti harimo abadashobora kurya, bakabanza bakamutekereza. Niba baguze ibiro 25 by'akawunga, bakamufatiraho 5 byibura bakamushyira, sibyo? Ugasanga za nshuti ze ziramutekereza, kuba yaramanutse nta kibazo, ibyo urabyemera ko kera byabagaho. Ariko ubu ngubu niba uri umukire, ukaba ufite inshuti, ukaba ufite abantu, sibyo? Ibyo bintu ukageraho bikakuvaho, ukagira ibibazo, nk'urugero kredi za banki, cyangwa ukagira ibindi bibazo bitandukanye nta wamenya, cyangwa ukarwaza umuntu ukamuvuza buri kimwe cyose cyawe kigashirira mu kumuvuza. Iyo bigushizeho, menya ngo n'inshuti gake gake, ntabwo zihita zigenda zose vuba ako kanya, ariko gake gake nyine hari izibanza zikakurwanaho mu minsi mike, akajya akohereza n'icyo 1000, akajya guha n'ako kawunga, ariko hari igihe kigera nawe akaruha, akavuga ati namba umuntu wo kungora se n'uwiki, sibyo? None se reka mubaze, ubu umuntu agukunda kubera icyo agukundiye. Ibyo wavuze nyine ngo bya kera byabagaho nyine bagasangira, ubu nta bihari. None se ubu nta bantu, ubu hari umuntu wajya gusaba umunyu iki gihe. Hari abantu, ubu ushatse kuvuga ko nta bantu bagura ibyo biro 25 uvuze by'umuceri. Ibyo bitaro ntibabikureho ngo babishyire umuntu. Abo bantu barahari, ati mbaza ngo ni bande? Ni bande? Ntago abo bantu ari inshuti zawe cyangwa babandi mwahoze muri inshuti. Abo bantu ni abantu baba bakoreshejwe n'Imana. Kuko reka nkubwire be, niyo reka nemere ko hari igihe ibyo bintu bikubaho muri iki gihe, ariko ukagira inshuti imwe igusigaraho, ya yindi kunambaho, ya yindi ugira ibibazo ukabona utakira, ariko iyo nayo atabaye Imana ntiwayisigarana. Oya, ibyo byo ndabyemera, kumva Imana niyo itwara abantu, niyo ibagarura. Iyo nayo abaye ariyo ku giti cyayo, abaye ariyo nkayo, ntiyakabaye ikiri kumwe nawe, yakaba yaragusize. Kuko iki gihe nta kwihangana kubasha kwihanganira umuntu. None se uwo muntu Imana ibikoresheje, cyangwa se ugasigarana inshuti, cyangwa se ugasigarana inshuti, ariko ugasigarana yandi ifite ibibazo nk'ibyo ufite. Nyine mva nkubwire, ya yindi musengana ku karago. Abo bantu Imana ikoresha bo nta rukundo baba bagufite. Baba bagufitiye urukundo, ariko hari n'igihe Imana ikoresha umuntu mutaziranye. Hari n'igihe ikoresha ugasanga nk'urugero, hari n'igihe ikoresha n'umwanzi, ukabona rwose aragufasha. Ariko reka nkwereke nk'urugero, sibyo? Hari igihe uba uri mu bihe bibi, inshuti yanjye, iyo uri mu bihe bibi, iyo uri mu ishuri ry'Imana, biragoye kubona inshuti, sibyo? Biragoye kubona umuntu ugukunda byanyabyo by'umwimerere. N'ugukunda ni ku muntu, neze gute umuntu avuga aragukunda akaba adashaka kukubaza amakuru. Ko wavuze wenda urugero ngiye kuguha, sibyo? Ku nshuti, tuvuge mu gihe cya kera, nyine icyo gihe cya kera wari uri kuvuga ngo inshuti zari zihari, uri kumva? Igihe cya kera nk'umuntu wari umukene nyine cyangwa nta kintu afite, noneho za nshuti zo zigatera imbere zikamwica. Urabizi ko ibyo bintu bibaho, ugasanga umuntu urwego agezemo atangiye kwirengagiza ba bandi bari kumwe. Noneho wa wundi birengagije kuri iki gihe nawe akaba afite ubushobozi, uri kumva? Akaba afite ubushobozi, wamurenganyiriza ko abayeho wenyine, cyangwa se nta bundi bushuti yagize nta bandi bashuti bo kwizera yagize? Wabimurenganyiriza gute? Kubera kizabaho wenyine kandi hari abantu yaragize ubushobozi. Urumva yagize icyo gikomere, uri kumva? Abantu bose akabicaho kubera ko nta nshuti yigeze agira. Inshuti zamuvuyeho kuko yari umukene, amaze kugera hejuru
nawe ati ngomba kuba nyine sinigeze nyine mbona nta inshuti nshuti ya nyayo. yabonye mu kuzamuka kwe, tuvuge wenda n'Imana yamuzamuye, nta nshuti yigeze ari abona. Imana yakuzamuye rero uri umukristo, sibyo? Wize neza ko ibyo bintu bibaho, nabikurenganyiriza kubaho wenyine. Kubera iki se ubaho wenyine? None se ubu nyine umva, ugomba rega kubabarira nyine. ndabizi kubabarira bibaho, ariko nawe umva hari ahantu uca uri kumva icyo gikomere kikagusigaramo, akaba ari nabwo wavuga ngo nta bumuntu bukiriho cyangwa se nta nshuti zikiriho bitewe n'aho waciye. Icyo gikomere kikugumamo, ariko ntabwo bikubuza kubabarira ba bandi bagutaye uri mu bukene cyangwa uri mu bihe bibi. Iyo igihe kigeze nawe ukaba umeze neza, Imana iba yarakwigishije icyo gihe cyo kubaho nta bantu, sibyo? Iyo umeze neza rero ikintu kiba ni iki ngiki, ntago uhita wizera ba bantu ngo bagire inshuti zawe za danje zakadasohoka, sibyo? Cyangwa inshuti zawe magara, ahubwo wirinda kubicaho nyine wirinda kubicaho, ntubavugishe, ukamera nk'aho utari kuri rev imwe nawe nyine. Imana nanjye yarantabaye mwebwe ntacyo twavugana, kuko n'igihe nari imeze nabi ntacyo mwamfashaga, nta n'icyo twavuganaga. Wapi wowe uberera imbuto ukabereka ko nta ribi, ariko nanone ntujye kubagira inshuti za danje, ahubwo ugira inshuti ni wa wundi Imana iguhaye. Kuko icyo gihe ntabwo ari ukuvuga ngo Imana iba yarakwimye inshuti, ahubwo nuko Imana iba irimo iranakwigisha. Ariko igihe nyine cyo kugira inshuti cyangwa igihe cyo gutabarwa kwawe, sibyo? Yego ntabwo mubwiye ngo ba bandi batigeze bakubera inshuti ngo wowe ngo ujye kubikururaho ushake kubagira inshuti. Wapi, utarigeze kubera inshuti ubabaye ntazanakubera inshuti wishimye, ariko ntuzamwerere imbuto mbi, ariko uzagira inshuti ya yindi Imana iguhaye ukabona ko. Ikindi kibazo urabivuze, hari igihe wiga, hari igihe aba ari ishuri, kandi hari igihe iyo uri mu ishuri Imana igukuraho abo bantu, uri kumva, ikakuzamura we wenyine nyine nta wundi muntu ubigizemo uruhare. None se urumva atari Imana iba yabigizemo uruhare kugira ngo abo bantu bagende? Ntabwo se mbabarira inshuti yanjye, Imana yose yabigizemo uruhare. Nese Imana si ikuraho abantu sinayibaza. None se ushatse kumbwira ko izi nk'urugero, hari nk'ubu ngubu mfite inshuti, sibyo? Hari inshuti mfite wenda kanaka mufata nk'inshuti yanjye, kanaka mufata nk'inshuti yanjye, kanaka mufata nk'inshuti yanjye. Hari n'izo wari ufite nyine, reka nkwereke. Ndi kukubwira izi sange mfite inshuti. Mfite inshuti yitwa Diane, mfite inshuti yitwa Claudine, mfite inshuti yitwa Madederi, sibyo? Noneho izo nshuti ndazifite, tumeranye neza, dutekereza gusohoka tugasohoka, atekereza kunguza amafaranga nkayamuhana, atekereza kuyamuguza akayama, nyine tumeze neza, dufite aho tuyakura, tumeze neza, sibyo? Noneho mu minsi mike cyane, mu minsi iri imbere nkahita ngwa mu kigeragezo kiri bunshyire hasi, ku buryo Madederi cyangwa Claudine cyangwa Diane muri umwe uzamamagara akambwira ati wampaye 5 ntazabibona, ahubwo akaba ari njyewe uzajya wari ubabwira ati wampaye 1000 nyine, akaba mfite ibibazo nyine kujya mpora mbitabaza, wankoreye iki, mpora mbasaba ubufasha, njye ntacyo mbaha, sibyo? Noneho umwe avuyeho aragiye, abonye stress zanjye, kumunaniza kwanjye atabivamo. Madederi aragiye, sibyo? Hasigaye Claudine na Diane. Diane nawe nyine nawe aracyarwaza, nanjye ndacyabona ko ndacyamusigaranye nyine na Claudine. Icyo nshaka nkamusaba, naba ngize akabazo nkamusaba, urumva? Ubwo urumva ibyo bihe sinabihozemo, mbigiyemo nyine by'icyo gihe nyine ngezemo. Nuze Claudine ararushye ati sinabivamo, kanikomerezanyirize nabo tuzajya dusohokana, nyine ntibakinambira ngo dusohoke mbe mpari. Wapi, nyine narakubiswe ndi hasi cyane, ahubwo hasi nagiye ni uguhora nyine mbagora gusa, ntacyo mbamariye, sibyo? Nsigaranye nde Diane wenyine. Wenda Diane akandwaza, we ntahita agenda byeruye, gake gake nawe gake gake, urumva? Handi nzajya nkenera n'uwo kubwira nkamubura. Hanyuma urambwira ngo sha Imana ningarukaho, urambwira ngo byihuse cyane byirekuye,
za nshuti zagiye ndabizi neza ko zizagaruka gake gake zikajya zigaruka, zabona nagiye ahangaha nasohotse zigahita zikwiyandikishwa, wabona wapostide zigahita zikwiyandikishwa, zabona Imana yakuzamuye mu ntera zigatangira kugenda gake gake zigaruka, ubona uzongera ufate nk'inshuti zawe magara. none se uwo muntu nyine wagiye bitewe n'uko wenda umubereye umutwaro wabimurenganyiriza, wenda yabonaga atabishobora? Ntabwo nabimurenganyiriza, kandi na nyuma nanagaruka agashaka ko tuba inshuti sinzamwigezayo, sibyo? Ntabwo nzijya mubwira amagambo menshi ati ibi n'ibi nibahanahana naragukeneye ndakubura, sibyo? Ntabwo ngiye nabimurenganyiriza, kuko n'ubundi biragoye kwihanganira umuntu uhora gutura ibibazo gusa, sibyo? Umuntu uhora kubwira ibibazo byiwe nta kintu nawe ubwawe wamusaba ngo akiguhereze, nta kintu nyine yagufasha, sibyo? Biragoye ko umuntu wamwihanganira, sibyo? Bitewe n'uko n'umuntu nawe ubwawe abizi ko iyo ahora atura abantu ibibazo iteka ryose nawe ubwe biramuvuna, noneho tekereza uwo abitura. Ntabwo namurenganya, ariko ntabwo nakongera kumufata nk'inshuti, kuko inshuti ntekereza ko umuntu ugukunda by'ukuri murarwanana mu bibazo, murajyana, sibyo? Niyo mpamvu no muri ibi byarimbye ngo Yesu niyo nshuti yonyine. Ubwo bishatse kuvuga ngo za nshuti nyine izo ngizo mugumana, ewe wanika kwihanganira mu bukene bwawe, niyo nshuti Imana iba yaraguhaye. Ni muri ba bandi bari muri bakeya nyine urukundo rwabo rutakunda. Hari n'igihe Imana ibikora kugira ngo ikwereke inshuti yawe ya nyayo, sibyo? Niyo usigaranye benshi, niyo usigaranye inshuti nyinshi, nyine katurebe mu badukurikiye, umuntu wisakasatsa agasanga ni nyakama, wamubwira iki? Barahari. Wamubwira ko icyo wamubwira rero, wamubwira ko Imana ariyo yashatse kumwereka abantu bari bamugaragiye. Reka nkwereke, abanyakamwe barahari, aba bandi bafite inshuti imwe gusa, yani navuga ati Imana yansigiye umuntu kabisa, barahari. N'undi usigaranye inshuti ebyiri barahari, n'abandi usigaranye babandi basengana ku karago batitiriza Imana, nyine bahuje ibibazo. Biragoye kugira inshuti mudahuje ibibazo. Inshuti yimereye neza, wowe utameze icyo kiragoye. Niyo mpamvu nakubwiye ngo umuntu mukundana hari icyo agushakaho. N'ubundi iyo muri abanyabibazo mwese kuba inshuti nta kintu byica. Mubone ibijumba mukabisangira. Kubona umuntu wifitiye amazu, ufite amamodoka, kujya kuba inshuti magara n'umuntu cakarafu nkanjye ahangaha wambaye bicitse biragoye. Ariko ikintu nabwira umuntu umeze gutyo, sintekereza ko ari cyo gihe cyiwe cyo kwiheba, kumva ko yatawe, kumva ko byacitse, wapi. Ahubwo icyo namubwira ni ugukomeza agahatana akavuga ati Mana ibi nzabicamo, nyine uvuga ati ndabizi ko ari Imana, sibyo? Iyo biba byiza cyane noneho iyo uri n'umukristo ukavuga ati ibi ndabizi ko kuba ndi kubicamo ni Imana, sibyo? Hari ikiri kunyigisha. Iyo uri umukristo uhita ubimenya ko byange bikunda ari ishuri ry'Imana, ukihangana ukavuga ati kanihangana igihe rino shuri rizarangirira, ndabizi ko bizarangira. Wihita wumva ngo byararangiye, waratawe, uri wenyine, wapi. Ahubwo we menya ko hari icyo Imana ishaka kukwigisha, menya ko hari izindi mbaraga Imana ishaka kuguha, unamenye ko yagukuyeho inshuti mbi izakuzanira inshuti nziza, za zindi nyine z'umumaro, nyine za nyazo. Nyine nanjye ntabwo nari mvuguruje, ni ibintu bigaragara birazwi, urukundo rwa benshi rwarakonje. Nanjye rwose ndi muri uwo murongo ubibona nyine ko urukundo rwakonje rwo muri iki gihe nk'uko Bibiliya ibivuga. Ariko nk'umwanzuro nyine twafata kuri icyo kintu, nk'abo bantu nyine babona inshuti ntazo cyangwa se zarabacitseho, icyo twababwira ni uko hari icyo Imana yagukuyeho, ari n'icyo Imana ishaka kukuzanira ku buzima bwawe. Wibona udasurwa, wibona ubyara ntusurwe, udahembwa, wibona nyine ukabyara ntusurwe, ntuhembwe, kandi ufite inshuti, ufite imiryango, ufite imiryango myinshi, wibona uburara
ngo ugire ngo ugire ngo niko bizahora, cyangwa se ngo ugire ngo abantu bose niko baburaye. Humura, wibona wambaye ubusa kandi ukaba uri mu bantu bakanabibona ariko ntibabyiteho. ukibaza Imana hari ikiri kugukuraho, hari n'ikiri kukwambika. noneho mbaza ngo iyo Imana yakugarutseho, Imana yakwibutse, uzi ko wa muntu mwahoranaga yakubonaga buri munsi aribwo abona ko ugira umwenda umwe, ukibaza imyaka yose ishize nziranye n'uyu muntu ntiyabibonaga, ariko ukabona umuntu ahangayikishijwe nyine murahuye ukabona arabibonye, nyine ukabona nibwo yibutse kuba wenda nk'urugero yaguha igitenge kimwe mu byo afite, ukibaza se mbere yose ntabwo yabibonaga. Ugasanga niho umuntu agutekerejeho, niho umuntu atangiye kubaza ati se ubayeho ute, se urya gute, ese umwana wawe nyine abayeho gute ko nzi ko nta kazi ufite. Ugasanga umuntu nibwo abitekereje kubaza mbere hose ntabwo yabibonaga, nuko mbere hose ntabwo uwo muntu Imana iramukora ku maso, nubwo ari igihe cy'Imana. Igihe cy'Imana iyo kigeze abantu bari kwibuka ukibaza bigenze gute. Rero iki kiganiro hari impamvu twagikoze, ni uko wenda hari uwo Imana yashakaga kubwira ngo ahumure kandi akomere, ntabwo ari wenyine, naho isi yose yakureka Yesu muri kumwe, kandi Yesu niwe nshuti iruta izindi zose. Ni nawe ufite ibintu wakwirukira mu bantu bo mu isi batanafite. Yesu afite amahoro, Yesu afite amafaranga, Yesu afite urukundo, Yesu yarakwitangiye urumva ko afite urukundo rurenze. Yesu niwe nshuti itajya iduhana. Rero komera ushikame, wowe udukurikiranye ukozweho n'iki kiganiro, wihangane ukomere, inshuti zawe zirahari, tegereza ahubwo gatoya. ubutaha hari ikintu ntekereje kuzigisha, nako kuzababwira, ntabwo nigisha nyirango n'umwanya, ntekereje hari abantu batazi gutandukanya, hari abantu batazi kumenya ko bari mu ishuri. Hari n'abantu baba bari mu ishuri bakabyitwaramo nabi bazi ngo nibwo rirarangira vuba, cyangwa se ukumva ugiye nko ku rusengero ukumva ibintu bigishije ugataha washyushye ukavuga ati uyu munsi ni njyewe, kandi nyamara muri ba bane igihumbi bari baje ku rusengero gusenga harimo umwe Imana yari yateganyirije rya jambo ry'uburyumva rikaba ariyo makiriro ye. Noneho wowe wabona rya jambo ryapuritse cyangwa wapuritse ibyo ijambo ry'Imana ryakubwiye ukabona ntibikunze, ugatangira kurenganya Imana uvuga ati Imana yarambeshye, ubundi bikagucanga kandi nyamara dufite byinshi byo kubabwira. Tuzabiganiraho mu kindi kiganiro. Katurekere, tubasezere, mukomeze mukomere kandi mwihangane. Imana irahari kandi izabagirira neza. Wireba ku byo wanyazwe, tumbira ibyo ugiye guhabwa. Imana itugirire neza.